nawe ibyo bintu nekeza ko atanabifata nk'ibintu bibi cyane kuko nawe ushobora kuvuga ati Prince Kiss namufashije kuzamuka cyangwa muri trend muri journey yo kuzamuka nawe ashobora kuvuga ati namufashije Prince Kiss nese naburana umuhanzi ufite izina iyo mukoranye as a producer nawe birakuzamura tu birakuboostinga nahari nawe ntago nari kujya ntago ari ikibazo cyo kuvuga ngo ntahari aka kanya ariko iyo ntaba mpara icyo gihe byari kugorana. Bruce Melody album yari gusohoka ahajya wa mugane album ya Bruce Melody Kafu Generation y'indirimbo zawe zingahe? Hari indirimbo nka 7 ngira ngo hari indirimbo 7 kuri zingahe harimo indirimbo zingahe? album yari 10 niba ari 18 esheshatu ari 18 18 dukureho intro ntabwo tuyibara 18 murimo 7 wakoze araga 16 Larena ashobora kuba Larena araje Larena buriya baje araje buriya shira araje nawe kizagira ukuri kweri mbega umuniga Kizi ntabwo ajya ry'intama mani igira kivuga kimeze nta bintu yizahita none se ko nawe umushyirishamo mani uri kubyumva ubizi ko arahita abaga umubaza ikibazo uzi ko ataragisubiza wumva umushyirishamo oya Kiza bayisubiza vuba vuba reka numva agiye igiti cyane cyari kizinye nsubireho usubire usezere nasubiyeho cyane reka ngushyireho Kizi nabaho nandi kubwira bya Colorful Generation Colorful Generation hariho indirimbo 7 zose niza zose ya midunda ariko si ya midunda si nyinshi band ndondirindwi ndondirindwi ni myinshi mani kuri album imidundirindwi bro ntabwo urimo nakubona jyaho man ntabwo urimo nakubona kuri request urimo urabona ndakumva aba ni bande nshizeho dore ko nanjye uko nanjye wetse gati okay request cancel wakanseliza request wa Mukaritasi ongera request na request inje tu so we're connecting ako TikTok yabaye fani share iki kamera cyawe ngukureho hano zero Prince Kiss 00 yeah thing uruganda rugeze he ubu ngubu urarubona gute nka we producer mukuru
uruganda ruri confused gute rwose kabisa, rwose ruri confused kabisa. hari agatsiko k'abana sibo ba Logan Joe Kenny Keshat, Bruce the Fast, ba Holix, Zero Trap n'abandi benshi abo kutajya ubakorera ubatekerezaho iki? Those are big names, ariko abo bantu ewana hari igihe kimwe nigeze kumara ndi gutekereza nyine kuvanga music industry na industry yacu, hari ukuntu nyine bimeze nkaho turi muri Afrobeats gusa, zouk ugasanga niba utakoze zouk n'utakoze Afrobeat ukaba udafite n'ikintu cy'igipiano gitwika ngo ntago wakoze ate. So ntekereza ko abo ngabo uri kuvuga man nibo bana ahubwo usanga njya kuri Audiomack no kuri Spotify ngiye kumva imiziki yabo cyane abo ngabo. Logan Joe afite indirimbo nshyashya yitwa Treasure, ewana nziza itabaho bya danger ya fresh. N'abandi bose bagiye uvuga ba Ken Keshat bose man bakora good music na ba Kivumbi. Gusa industry yacu wagira ngo irimo ibice bibiri, hari aba rap aba vocalist ndi bano ba duzwa nuko ari icyo mba nabakoreye, you feel me? Icyo nabakoreye iki gihari tuyo duhuye abantu dukorana muri business, nge nago mbafata nkuko mwenda mwe mubafata, nge mbafata nk'abantu dukorana business bro. Tugira na issues z'amafaranga, ibintu by'amafaranga nyine ampana issues z'amafaranga z'akazi, z'ibintu bizima bifatika nyine birimo akazi. Urumva rero ntago aba ari umuntu nanone ngo wambaza ngo ikibazo nkubwire ngo ngaho ngo ese ngo nibigenda gutya bizagenda gutya, not like that. Nyine nta akazi ni business, niyo dukeneranye turakorana tu. Ariko nireko ntekereza n'abandi bantu bose bagomba kumera nyine mpana kuvugisha ukuri cyane ngukabye, ariko nyine ukagerageza kujya nyine umuntu yakubaza ikintu ntusiding, kuko ari abantu bakunda gusidinga bitewe ukaba nyine respecting umuntu ku buryo yakora nikosa ukanga kuri mubwira kubera respect umugomba. Ntago ariko bigomba kumera, umuntu nakora ikosa ari mukuru ugomba kuri mubwira. Iyo umuntu ari umunebwe bimubwire ati shiramo agatege ushinga turebe ko ari aho twagera. Ninde munebwe ugomba gushiramo agatege nk'ubu? Nimwe mutabavuga. Umunebwe ni nge. Umunebwe ni wowe. Umva ki? Nino minsi bamaze iminsi baravuga ko manager wa Bwiza yari ex manager wa Bwiza ariwe Claude, ko yari n'umugabo we, yari boyfriend we. Naba abantu nshaka kubavuga, please vuga abandi bantu ariko abo bantu bubaritse. Okay, aho tubihorera. Noneho nawe umanaginga Larine ni n'umugore wawe, abo tubareke cyane abo tubavugeho? Oya abo ngabo bavugeho. umanaginga Larine nawe ni umugore wawe. Ese kizi ko abantu bajya bavuga ko nanone ngo iyo umanaginze umuntu ngo akaba ari n'umugore wawe ngo business irapfa, uragira ngo Larine n'impano afite atari yo mpamvu business yapfuye, Larine ataragira ku rwego agomba kuba ariho n'impano afite? Ntago ntekereza ko ari uko, ahubwo biterwa n'ubumenyi na skills abantu bafite, kuko abo bantu uri kuvuga babiri bandi bize umuziki ntago baba babishizemo. Bande abo bandi babiri uvuze nyuma bize umuziki. Larine yize umuziki na Kizi yiga umuziki. Icyo nkubwira kwiga umuziki cyo bifasha bituma nyine umuntu aba, ntago industry yacu ino industry tuyirimo ibyo dukora ari uko ari byo bya nyuma biba bihari. Not like that. Ahubwo nuko umuntu aba agerageza kwisanisha n'abarimo nyine tu, n'abarimo bakora wenda batayize umuziki, umuntu agerageza kwisanisha nabo gakora ikintu babasha kumva, kuko ari umuziki ufite amase menshi. Nese sinkari nk'igihe uri guslidinga ukumva nka ukabugwe nko kuri style ukumva ntago yize mu Rwanda na rimwe. Izo style zose umuntu
nuko bayazi ko akagira gute. Keza ko ikintu uvuze nyine kuri icyo kintu nyine cyo kuvuga ngo abantu ngo relationship y'abantu bari muri relationship ngo barango bashobora ngo kugira ntago nta bihurira nyine ntago ntekereza ko nyine iyo abantu bazi umuziki bazi baba bafite ibintu byinshi ntago rarena ari byo bimusubiza inyuma ntago ari byo bituma atagera ashaka kugera. Yari umuntu ushaka gukora afrobeat abyutse mu gitondo yakora afrobeat yakora reggae yakora zouk yakora everything ariko nyine ntago ikiye kiba kiragera nyine step by banza kubaka noneho akagenda ava muri branding imwe agenda ajya mu yindi kugira ngo nyine umuntu adahita aza gutya ahita aguruka ahubwo agende fade gake. So bitanasobanuye ko wenda nko kumba nasohoye indirimbo ya rumba afrobeat ntayikora cyangwa amapiano cyangwa indi style ntayikora ahubwo nuko wenda rumba ayo mba mbona yansanisha n'abanyarwanda cyane cyangwa iyo ndirimbo mba mbona ifite story ihuye n'abanyarwanda nyine nuko nguko mbitekereza. Rero ibintu bituma umuntu ngo nyine ngo adatera imbere cyangwa bigira ntago ari ibyo ahubwo ni plan na management nyine y'umuziki y'ukuntu managinga nyine ingimo. Ese urumva nayikohereje rata wowe naho nzahora tuzahora aga ubundi ni wowe. Thank you. Bwira Rene nguri live. Thank you aga. Mba. No. Wewe nutanga uturabona duki. What? Nakwasa kiri. Amo. Nakwasa naza vuga ni nguko. Asina kwasa umushakira ikidu. Yarekaze atubwira ukuntu muvuka. Kanze gutema agafata narubise uri kumwe twakira kirabana. Naje muri Nakwasa vayo tubwira ukuntu uvukana na Mideli. Yo. Ni Mideli. Nzi wakorana Beni ukorana na Medi. Pana Medi. Na Beni na Bruce Melody. Ninde woroha muri studio? Indoro muri studio. Bruce Melody na Beni. Umuntu muri studio. Umuntu woroha ni Bruce. Nosugo we twatumaze kuvuga ibyo ngibyo. Ni Bruce woroha man. Ngaho kandi. Wewe uri kunsubiza inyuma mani mu bwenge. Ndumva rero mba numva ibyana n'ibigezwe ariko nawe nkumva uri kugenda utinda. Icyo kibazo nyine tukivuyeho ariko uri guhita ukigarukaho. Okay. Ninde uri cool? Uri cool. Uvuga ati kuba umwegereye nyine biraryoha kuba like you know uri cool nyine byatari. Bose bari cool. Bose mucirinze ntago baburi ikintu bigira. Gusa nka Melody ikintu cya mbere bamwigiraho ni business cyane na society muri rusange. Ariko Ben ikintu bamwigiraho nyine ni nka media kuba umustar nyine tu. Uburyo bw'isho abantu character no kuba kind. Yeah. No kuba kind akagwa amafaranga y'ubuntu se. Ari na kind. Ariko ninde wishura cyane ninde wishura vuba udaheza amafaranga udatinda gutanga amafaranga. Mana banzi bose barishyura mani project ye ikunze akunze banga kabisa nta kintu cyose abona nta kundi arayishyura kabisa ariko umuntu nzi wishyura cyane fresh ni Bruce. Ko Bruce process yo kwishyura ari used kuri yo nyine tu Ben ariko wajyanga abantu benshi nyine ntago bakunda gukorana business cyane bakorana kuri offer n'iki nama win-win situation ariko Bruce we ewana ibintu byose ni payment nyine arashona nyine ko umufungo ari ubanza nese nta mufungo habaye iki arashona nta mufungo nta cyabaye. Win-win situation wakoranye na Ben yari imeze gute? Oya ahubwo nabonye wagira ngo akunda ama win-win situation ariko ngiye dukorana win-win se urasama wowe yarakwisha ariko ugiye win
wowe bayishyira mu yarakwishe ariko ugiye isafuriya. kumwitegereza ubona akunda win-win situation. Sha. Nobuja ko abantu bavuga ko ari umunyamatiku ukaba waramukoreye. Ngo no buja. Ni Nobuja ze. Nobuja. No buja. Si Nobuja. Muvuga Nobuja. No buja. Mureke mwita uko nshaka, Nobuja ndabibona nyine, ariko mureke mwita uko Nobuja. Ko bavuga ko ari umunyamatiku, wowe nk'umuntu wamukoreye ibyo bintu bimuziho. Nobuja ntago navuga ko muzi ibintu by'amatiku cyangwa n'iki, tunakorana ntago ubundi twagiraga relationship cyane nyine y'umubano kwa kuni boss n'umukozi bagendana everywhere. Byabaga ari akazi nyine duciringa gusa, ariko abantu bose nyine bakuru cyane bakubaye muri industry kera, tuntu tw'udutiku ntago tujya tubura. Abantu wabapfa amafaranga wabapfa fame, wabapfa ibintu cyane ubona basariye ibintu, ariko nkatwe turiyanga. Menya ari nayo mpamvu twebwe twigendera slow, kubera ko urabona se urajya kwanga umuntu for what, urajya kudiringa n'umuntu, urajya kuvugana n'ibintu for what. Niyo mpamvu akenshi njyewe najya mbijyamo, gusa nyine nk'umuntu nk'abantu ari abantu nyine bakora utuntu tw'udutiku nkahita ngo yo bro tudutiku twinshi cyane, gusa ntago navuga ko atatujyamo, ntago mbizi, ariko abantu bakuru bose babaye muri industry kuva za 2000 uzamutinye baba bafite udutiku twinshi. umuntu uzamutinye yagutungura anytime. wakoreyeho muri 155. Ukorera no muri country record, uhitamo gutangira studio yawe hybrid music. Uzindutse mu gitondo icyo kizo cyawe ugasanga umuriro wakivuyeho, nuza ibyuma byapfuye n'iki ibyuma byawe byarangiye, ntabwo gishobora gukorera umuziki aho ngaho uri, ntabwo ushaka kwarara. Country record yakubwira ati Bruce, ati ngwino hano Keys, na 155 yakubwira ati ngwino hano Keys, wasubirahe? Ikibazo kirakomeye, ariko njyewe urabizi ko nta kibazo nasubiza. Nasubira muri 155. Uzi ko wafashe uruhande? Nasubira muri 155. Urabona utarafashe uruhande gusa, ariko nabwo kuba ibyuma byanjye byapfuye ntabwo byatuma nsubirayo. Ntabwo ibyuma byanjye nashaka amafaranga nkabikoresha. Gusa nyine ntabwo wabura icyo ufata nyine, n'ubundi uravuga ati napfa gufata 155. 2024 wari producer w'umwaka. Man. 2025 Element. 2023 nibwo nari producer. 2024 nari producer w'umwaka. Sindi shu, ariko byanze kunze ni L. Barayimuhaye. Ona bibuka. Kanisha zamani. Ubwo se uracyari uracyakompeta na Element ubu ngubu, ku buryo abantu ko kera wajya kuvuga muri 2020 wajya kuvuga ko Element ushobora kubura muri, hari ukuntu wajya kuvuga ukavuga ko Element nyine uri muramuhiga ko umuraho, ko ahubwo mu gikari nge wajya gumbwira ko umurusha. Nubwo twabivuze ku mugaragaro, wajyaga wihisha gutya, ariko nge mu gikari warambwiraga ati uriya ni umwana. Ubu ngubu na n'ubu uracyashobora kubivugana? Simani karuta ikiganiro nari numvishe